nkuko Bible bivuga ko ugomba gusubmitinga to your husband, ugomba kumucira bugufi nubwo ntabwo ndi gushyigikira wa mugabo ukomeretsa umugore we, ariko umugore kuko turemye mu guca bugufi, niba bikubayeho wikumva ko kwihorera revenge ari cyo gisubizo, gana Imana usenge, ushobora no kumubera urugero rwiza urumva, ushobora no kumubera urugero rwiza. Buriya iyo wereye imbuto nziza umuntu ashobora kubireka akigaya akazicara akitekerezaho, ariko nuza mu bintu bya revenge uzashiduka warakreatinze ikintu kibi, wubatse nabi. Niba abagore n'abagabo birwa babwira abantu ngo gushaka ngo muzagira namwe murebe ngo nicyo kintu kibi cyambere kibaho, kandi n'ukuri umuryango washyizweho n'Imana. Umuryango ni mwiza, Imana yawushyizeho kugira ngo abantu benjoye urwo rukundo rw'Imana yadushyizemo. Niko njye